yewe musore komera uri mwene nde abakanyi banyibagiwe nakwibagiwe ko ndi kureba ushaje iminsi uragenda idusiga iragusize kakanya njyewe maze imyaka 80 none uransize ndi gukura ngibwana we none se ubu ngubu ko ndi kubona ushaje ubu bimeze bite ibintu biragenda none se ubu abana bameze bate nawe mbaheruka kera noneho uba mu ishyamba se wenyine maze iminsi nagiye mu Bugande yewe nicyo cyatumye iminsi yicuma none se ko narinzi ufite imyaka nka 60 wageze muri 80 yewe ubu ngubu mfite 30 yewe we 30 ko ndi kureba ushaje se mwana wa ntabwo ndashaje imvi zirakwishe n'ubukene oya none wabaye ute none ko ndi kubona ushaje yeka da erega iriya si iwacu none se hataba iwanyu harashajisha imyaka buriya iwanyu uba wisanzuye ariko uko nkuzi uba ufite 80 nuko wageze iriya wigirira umusore none yemwe nuko noneho komera ese noneho usigaye uhekenya ibiki amenyo yashize none ngo ufite 50 60 yewe ntabwo nagakono ngo dutekere yewe nta gatabi bugiye nzakugurira ejo nugaruka nzaguha ko gatabi yewe mukuru wa ni wowe none abonye uburyo wahinduje imyaka nahinduye sinshaka gusubira mu busaza ubu mfite 30 sebuja w'inkoko 30 naho njyewe nkaba mfite ingahe yawe ni yawe ayigada ugiye kunsebya ahantu ugenda umwera inzoka njyewe ni icyemezo nafashe kubona abaturanyi bose baza bampamagara ngo twabonye mukuru wawe ni icyemezo nafashe no kuri ofisi ngo ahinduze imyaka ngo ashaka kugira 30 nshaka gusubira ibwana none nusubira ubwana uzabara nk'ubwana oya rimwe uteranya rimwe ni kangahe ni kabiri ngo ni kabiri iyi ni kangahe iyi ni kangahe nta makuru ufite uretse iyi ni kangahe kugira menye ko asubiye ubwana ubu ngubu ikigezweho ni ugushaka utwana twiza nkazapfa ndusigiye imitungo yanjye sha ntaduze kawe wabuze kuyisigira murumuna wawe nzapfe nanjye nsize reka nawe nshaka undera noneho ujya muri deke reka da nshaka gushaka agakobwa keza ko kiri gato kagatonore none rero ni ishyano tukazasigarana imitungo yanjye ariko ziriya nka zose kayisigarane cyangwa wowe uzisigarane nshaka kuyigaha rero reka nkubwire uri mukuru wanjye gusaza no gusahurwa ibyo shari undusha imyaka ibyo byari ibya kera nahageze bano murakoze
dufite uyu munsi ni Mr. amazina ye bamwita Mr. Sebuhene Senzira, akaba afite urubanza ashinja papa wiwe kuba yaramwise amazina nyine akaba atashaka. yamwise Sebuhene yo gahenebera. akaba yaje ngo ashaka kwitwa Faustin Emmanuel, ashaka kugira imyaka 30 ariko ID yiwe nyine afite imyaka 80. ibindi uraza ngende twane tudutonore shahuwe turi mu rubanza. Murakoze. Nk'uko mubizi twese twitabiriye icyifuzo cya Mr. Sebuhene Senzira, nk'uko yabitubwiye adusaba ko twamuhindurira amazina n'imyaka. Yatugejejeho ikibazo cye, natwe tumwemerera ko uyu munsi yaza akavuga ibyifuzo bye byose. Mr. Senzira, tuguhaye ijambo. murakoze. yewe nshaka guhindura imyaka yanjye, ubundi mfite sheri, mfite fiyanse, naramukunze, nshaka ngo mwandikeho imitungo yanjye, ubundi nawe wenda nzapfe ariko ngiriho nyisigira. nicyo cyifuzo cyanjye njyewe. Murakoze, wakwicara. Tuguhaye ijambo. murakoze perezidante w'urukiko. uyu yahinduje imyaka, kuri kuvuga wiyongorera, ntiyigeze abimbwira. byo byonyine avuga ko afite 30, ari njyewe uyifite. njyewe nshaka guhinduza nyakuri kw'Imana. bose perezidante w'urukiko, njyewe uyu ni mukuru wanjye, njyewe ntabwo nakwemera ko yinjiza imyaka. yavuze ko yavutse muri 30. ntabwo turi kumva avuga cyane. yavuze ko yavutse muri 30. mukuru wanjye ariko si uburenganzira bwanjye. Ku kibazo cy'amazina urakivugaho iki? ikibazo cy'amazina yashatse guhinduza amazina, ibyo byo twarabimwemereye nk'umuryango. turavuga rero nta kibazo. uzi aho guhinduriza amazina naho wafatiye ibyangombwa, wemerewe kujya ugahinduza amazina. ariko kuko ashaje we uba ari kumva ngo yabaye umusore, kandi mukurikira ubwa kangahe, ubwa kane. umukobwa we ndi umusore. Ikibazo cyawe cyumvikanye, ushobora kwicara. Nimba Nta hari kibazo rwose. ibyo wongeraho turaza. Umukecuru, hari ikintu Murakoze. wakongeraho? muri ikibazo nanjye ikindi nakongeraho, dore uyu ndamuzi, uyu ni umwana wacu turavukana. uyu nguyu ankurikira ubwaka, ankurikira ubwa munani, nk'ubwa munani hari, ntabwo yari yasaza. reba uko bigenza, yagiye kurerwa kwa nyirasenge, twarerewe kwa nyogosenge, kwa masenge wacu. agenda ari umwana muto, nanjye nsigara ari muto. icyo gihe ntitwabaruzaga imyaka. ariko igihe tubonaniye, tubonanye na masenge, ambwira yuko uyakuze ahubwo nduta ubukuru. njye narinzi ngo ndamuruta. nuko bavuze rero ngo ndamuruta, mufata nka gasaza kanjye, nuko ndamurera, turabana. dore n'ubu ahageze aha ngaha turi kumwe, ariko
ibyo yakoze simbizi nyabuna abanyamategeko nimwe mwambwira icyaha afite nta n'icyo nta cyaha afite we ikibazo afite ashaka umugore we yarapfuye ashaka ko ashaka akana gatoya kakiri gatoya akazagasigira ibintu bye niyo mpamvu ashaka guhindura aragasigira ibintu se reka ko mfite abisengeneza benshi akaba ari kumwe nabo yabuze uwaho umutungo muri abo ngabo ngewe nshaka kurongora agakobwa kakiri agatonore noneho mumureke niba ashaka agatonore niba ashaka kugashaka niba mwamuha uburenganzira ariko ntabwo azajya gushaka umwana mutoya ngo bamumuhe umukobwa we ni ukuri rwose ngewe mupfe kunyandikiraho iyo myaka mpindure n'amazina kwitwa sewe henene ndabira hari undi waba ufite ikibazo uyu ndamuzi ni sogokuru wanjye ndamuzi none hari ikindi kibazo waba ufite ikibazo mfite ni uko akunda kwifata nk'umusore kandi yashaje mwana we ndacyari umwana umukobwa we ntamurira ikibazo koko hari ikindi wakongeraho mbere y'uko dusoza urubanza ntacyo wongeraho ntacyo bakongeraho reka mukobwa we Mr. Sehene wakwicara sinyira imyanzuro rero twafashe ndumva turimo kugera ku musozo mwana ubu nsubiye ibwana ni ukuri ndishimye ubu koko murabyemeye dusinye yuko agize imyaka 30 imyaka 30 ari gusaba none ampaye mudaha sinyira umuhereze ariko rero njye ndi nyirasenge ndi kubona ari kurenzaho 20 yenda aho barangije gusinya uburenganzira bwa nyir'ubwite murakoze rata ndari nguherekeje ariko yanze reka nguherekeze mwana wa ngiye ndi nyogosenge nyogokuru karame mwana wa ubwo wemeye imikirize y'uru rubanza wemeye ko mukuru wanjye agira imyaka 30 ashaje ntabwo nyemeye ni mukurana burukeko mwokagira umwana murakabwira amashyo ariko imikirize y'urubanza ntabwo nyemeye mukuru wanjye ntabwo nshaka ngo imyaka 30 ewe nanjye numiwe gusa umwanzuro wafashwe byarangiye turatashye ariko nanjye ntabwo ndi kubyemera pe ntabwo umwanzuro urafashwe nuko ariko rero wafashwe ariko ntabwo nabyemeye ariko rero niba yifuza akana gatoya muzakamushakire nabyemera kuri mukuru wanjye yewe bikoze kakuru yabaye umwana yego dumiwe yabaye umwana n'ukuri yaravuye nyuma yawe ni ngewe sinzahora nshaje sha wowe wigize umwana kandi mama ndakuruta ntabwo nshaka gusaza ni ukubera iki mbese udashaka gusaza ntawe ukunda ubusaza none abandi ko bakunda abasaza niyo wahindura amazina n'imyaka uracyafite iyo ufite ariko se musaza wa ntakwemerera abana ko ushaje ujya wemerera abana ko ushaje afite imyaka 88 ari kwinjira imyaka 30 yewe we nigira kwinywera urwagwa mbare dumiwe akago ninde ujyanye